bimwe na bimwe don ibibazo by'abanyarwanda abahanzi bashaka ko buri munyarwanda yishyira akizana mu gihugu cye. Ibyo bintu ngewe nabonye ari ibintu important kuko navuye mu Rwanda muze ariko numvaga iyo preoccupation mbere itari hari. Twayumvisha uko intambara itangiye muri 1990 kandi 1990 narakoraga mbere ntabwo nabyumvaga, numva ko hari abantu baba hanze, hari nabo twabanye hano niga muri University Monse tuziranye babinangara abarefugee, ariko iyo programme numvaga atari prioritaire kera. Abandi bo rero bo baravuga bati richesse y'igihugu ni amaboko y'abanyarwanda baba mu gihugu abahanzi, donc bagomba guparticipa. Donc ukabona harimo na volonté yabo yo kuvuga ati ifo ko tubirangiza kandi tuzabirangiza uyu muntu ashaka ikintu akigeraho. Igituma rero ntange nemeye kuzamuka mukambaza ni uko uryo bifite ikintu ushaka kuvuga wegera abantu batuma ukivuga abashaka kucyumva bose bakacyumva, kuko ibi bintu turi kuvuga hano ni ibintu important, ni ibintu bireba abana bacu, abana bamaze gukura, baradukuranya abana bari kwinjira muri za university bari kuzirangiza. Niba rero tutayibabwiye ubu ngubu se tuzababwira ryari? niyo aspect positif afite mbona akoze. Murakoze Eugene. Unagira ngo noneho mpe umwanya mwebwe mwaje muri iki kiganiro, namwe mubishatse mugire ibibazo mubaza, ne kwiharira ijambo wenda mufite icyo mwifuza kubaza aba bagenzi banyu twicaranye cyangwa se bari muri sale cyangwa se n'aba turi kumwe hano nabo hari icyo bashaka kongeraho. Duhereye hano, hari icyo mwakongeraho bababaza ibibazo? Ariko Robert, hari ikintu mbere yuko ntanga ijambo muri sale, uri umwe mu bagiye mu Rwanda ariko bagera ahandi abandi batageze, bagera mu giturage, bavugana n'abaturage baba batari mu mujyi wa Kigali, babona ibintu bikorerwa hanze y'imijyi. Wagira icyo bitubwiraho muri sanse yo kutubwira u Rwanda, umuntu amanutse i Kanombe akagera i Kigali, hari u Rwanda abona, cyane cyane umuntu umaze imyaka 17. Ese ibyo ko wabonye Kigali nyuma y'imyaka 17, ni ko wabonye igiturage wavutsemo? Sinzi niba mwaravukiye mu mujyi cyangwa mu giturage, ariko nkeka ko abanyarwanda benshi bavukiye mu giturage. Cyane cyane umuntu ari hano mu Burayi, igiturage ntako gisa. Ni gute mwabonye iki giturage cy'uyu munsi? N'umuturage mwaganiriye yabagejejeho iki? Ese mwagiye muherekejwe n'abasirikare n'abapolisi kugira ngo abaturage batabagirira nabi cyangwa se batavuga bati Robert byagenze bite? Murakoze. Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ngewe ku bwanjye sinzi niba nako nanabyemeza yuko ndi mu bantu bamwe bijyanye mu gihugu bakakitembereza uko bagishaka, rumva ndi muri abo ngabo bamwe. Nanjye rero nabonye u Rwanda ntabwo narubonye nkikimanuka kuri aeroport, kuko numvaga ntari nabona ibyo nshaka kubona. U Rwanda rero narubonye ngeze muri cya giturage, noneho aho ushobora kubaza umuturage icyo ushaka kumubaza, nawe akagusubiza icyo ashaka kugusubiza, atavuga ngo hari umuntu ngo ukuri iruhande, hari umusirikare, hari meya, hari sumeya. Nge nagiye ngenyine, abaturage naragiye turaganira, baranezerewe cyane kubona umuntu nyine bari basanzwe bari bamaze imyaka 10 batabona. Ubwo rero icyo giturage nakigezemo, nabwo ntabwo nicaye ahantu hamwe, nagiye ahantu henshi. Ikintu nibuka, nageze ahantu nsanga habaye ubukwe. Ubwo bukwe mbutaha ntawe wantumiye, ariko nabonye ari ibintu byiza pe.
nabo banyakiriye namenyemo abantu bake baramenye n'ibyo nyine mpagarara nk'uko n'abandi bari bahagaze ubukwe ndabutaha nitumiye ibintu byiza ubwo bushera nabwo barabumpa nabwo ndebaho sinari mbuherutse ubushera wenda mvuge ikigage ikiganiro nicyo numva nacyo baraparitaje nacyo nakinyweyeho nabyo numva biranshimishije rero hari nk'ibintu nyine nkatwe tuba tumaze igihe tutagerayo wumva ngo abantu ngo buri wese ngo ari inyongera n'undi akinyongera ngo buri wese aba ari ukwe n'undi akabukwe ntabwo ariko nabibonye kuko naho natashye ubukwe ntago bari banzi rero ntago bari banzi ariko baransogongeshe nk'uko baransogongeshe nka kwa kundi bavuga ngo nta nzoga zitagira abavumba baramvumbishe mu karere k'iwanyu ni mu karere k'ibyumba aho muvuka ni amperuwe kubera ko njye naragenze nashakaga kugenda kugira ngo ndebere Roma urumva imari information nari mfite nyine za hano nge kudekuvura kugira ngo ndebe nyine ibyo bintu byari byo nkuko nabajije naguciye mu ijambo Jean Petit ni iki wabwira abandi bataragera i Rwanda cyangwa se bifuza kuzahagira ibyo wabonye wababwira iki wavuga ntimuzajyeyo cyangwa se muzajyeyo bikuvuye muri wowe bivuye muri wowe ngewe bivuye muri ngewe n'ukuntu ibintu nabibonye na fausse information nari mfite nge buri wese namusaba ko yagira nawe imbaraga zivuye muri we kujya kwirebera azasanga les mauvaises informations afite azasanga rwose ntaho zihuriye na la vérité. Ese ni ngombwa yuko umuntu ajya kwirebera ni iki kintu umuntu yabamarira kugira ngo naho washaka kuguma ino agumane kuri mu bivugwa kuko ntabwo ari ngombwa kujya mu Rwanda kugira ngo ubone information nyazo. Ese kuki batemera izo mubaha kandi mwari muri kumwe ari nk'abantu mwari mufitanye confiance ko bitekereza nk'uko natangiye mbivuga ntabwo abantu batinya gusubira mu gihugu cyababyaye ahubwo abantu babona mauvaise information zitangwa n'abantu bavuye i Kigali amakuru atariyo niko nababwiye sino nta muntu uri hano wanga gusubira mu gihugu cye nuko gusa ntange ari de mauvaise information nyine nabaga mfite nkumva ko zacitse amabere ntabwo ari uko nguko bimeze ubwo navuye nyine aho ngaho nagiye no ku murindi wa Byumba kureba aho izo nkotanyi rwose zabaga narahabonye naho nari abaturage ngezeyo ni abaturage ntarinzi ariko nkaba narindi kumwe n'umusore bazi ngiye kubona mbona abaturage noneho ubusabane burusha kuba ubusabane dushyiraho n'akadiho turadiha rwose turabyina ibyo bintu numvaga bidashoboka ariko n'umudiho wanyuzemo abagira ngo ndabeshya nibagiwe amafoto yanjye nafashe wenda nabereka amafoto amwe nanafashe na les images nazo ndazifite buretse ko nazibagiwe naje image video zigenda nari mfite airpod nashoboraga gufataho image video zose ndazifite ndumva ntawa makanya kandi mfite gihamya mfite amafoto na image televiziyo. Murakoze Robert. Hari ikintu nashaka kongera ubye navuze kare ngewe utuntu tubiri gusa nanebagiwe ikintu nabonye cya mobilisation
na demobilisation mu gisirikare cy'u Rwanda n'ikintu cyavuga cya menace umuntu avuye mu Rwanda aje mu Bubiligi urubuga ari tubiri twe tugera mu Rwanda byaranagaje cyane kubona armée y'ubu ngubu bita RDF aujourd'hui intègre les anciens phares donc RDF umunyari Rwandaise Defense Force phare umunyari forces z'u Rwandese ya kera ugasanga abo bantu baza barwana abantu barafasha baza mu gisirikare cyabo icyo cyanangaje cyane hanajya ngo ni ikinamico eputa tujya kuri moto naho nyano twiganye waza n'abasirikare rwose bari mu bintu bya integration tubona n'abandi bari mu gisirikare cy'ubu ngubu bahoze mu gisirikare cya kera ubona ari courage ikomeye cyane njye nshimira ubuyobozi bw'igihugu kino gihe gukora ibintu bitangaza gufata abantu mwarwanaga kera kubaza mu gisirikare cyanyu mukabaha imbunda nanone mukabana none ni bikomeye cyane hari abo uzi wabonye mu muravuga benshi cyane benshi n'amazina yavuga bitwa ba Landre bande benshi twavuganye twanaganiriye bari mu gisirikare cy'ubu bahoze mu cya kera n'abari muri formation bashaka gusoma igisirikare cy'ubu bahari benshi cyane n'amafoto ndafite igisirikare cya kera ni ikihe iyo forces armées rwandaises ya kera icyanyuma cyo kuvuga ni ko menace y'umuntu agarutse hari benshi batinya gutaha kuko bavuga ati ni ingaruka abantu twanaganga hasi nzabakira cyavuga cyane cyane abantu bavuka iwacu mu majyaruguru kuko bikunze kubaho cyane ugasanga umuntu aragarutse ahangaha bati bajye kutugurisha kandi nabo igihugu gifite uburenganzira kugira ngo ntazagire uzagira ubwo bwo gutaha avuga ngo ni ingaruka bazamera sa kanaka cyo cyane mu kujya nake bakoze murakoze Alphonse uyu mwanya ni w'abantu bari muri sale mubaze ibibazo ushaka kubaza ikibazo ngamuha mikoro turahera iburyo hariya zamura ijwi kugira ngo tubashe kubumva ndavuga kuri mikoro yegere cyane neza uvuga ko nitwa Kayijuka nashaka kubaza abavandimwe bagiye mu Rwanda iyo bagenda nk'abagiye mu giturage cyangwa se mu mujyi mu minisiteri abayobozi babonye ari ni inkotanyi gusa cyangwa se harimo abantu bazi biganye mbaye kare nabwo babonye ari abatutsi gusa bategeka i Kigali mu minisiteri n'abasirikare n'abatutsi icyo ni ikibazo nshaka kubaza cyangwa se mu giturage bameya abandi bose n'abaganda cyangwa se n'abantu bazi bibonamo nk'uko nabo bafite umuntu ndamutse bayiganye nicyo nshaka kubaza ikindi kirajyanye n'ubwoko kubyerekeye na gacaca par exemple iyo abantu niba sinzi niba baragiye nk'ahantu gacaca zibera cyangwa se niba barabyumvise kuko iyo usomye ama internet hano ukuntu bavuga gacaca wibaza ko ari nk'abantu bari hariya bacira abandi urubanza ngiye ku cyo nzi ko gacaca ikorwa n'abantu bahantu mu karere bahatuye abo bantu ni bwoko ki sinshaka ubwoko bw'amazuru abantu ni abantu baba ngabo bakavukire ku buryo yavugisha ukuri sinzi rero ibibazo byumvikana ukuntu biri bugende buri muntu wese ashobora gusubiza ntawe arabaza abari hano ushobora gusubiza abo mbere murakoze kuba nanone mumpaye ijambo nagira ngo nsubize kuri uriya mugenzi wacu Kayijuka murakoze Kayijuka no kugira vuba ko dusigaranye iminota 20 tukaba dusohotse no tugire vuba mu byo turi reka noneho muhe ingero ebyiri gusa noneho ebyiri sinzirenze Kayijuka ndaguha ingero ebyiri urugero rwa mbere n'umumeya waho bita muri Nyabihu uwo muhungu namwita umwana kuko turangana
twariganye mu by'Imana aho bita kwa Kigori yitwa Abdelatif. Nkuko rero wari umaze kutubaza uti se murabazi abo nta Bagande nta Banyarwanda, uwo nakubwiye ko twiganaga mu by'Imana mbere ya 94, twatandukanye muri 94. Ni meya wa Nyabihu yitwa Abdelatif. N'icyo gihe twaranaganiriye, nari nabuze n'amafaranga yo kugenda kuri moto kubera ko nta muri detail ya kugisubizo n'umunyarwanda twariganye. Vice meya w'ahantu iwacu ni ahantu bita Imurambi muri region y'Umutara. Uwo mwana w'umukobwa n'umwana wahavukiye yitwa Minyoni, irindi ryo wenda naryo yitwa Barahira, ariko Minyoni ni akazina gato twamwitaga mu bwana, nawe arahari. Sinzi niba naba nkusubije ko atari Umugande cyangwa ko naba muzi. Izo ngero ebyiri zo yabyumvise. Ubwo noneho icyo ni ikibazo cya mbere yagusubije n'icya kabiri yagishubije. Okay, reka dufate ikindi kibazo. Saba wanyuzwe kuri Gacaca. Kuri Gacaca aho nasanze nta Gacaca zikibaho, niko numvishije. Ntabwo nigeze njya muri Gacaca ngewe. Icyo nashaka kumenya ni ukumenya niba nk'abantu babumva bashaka kuzajya mu Rwanda, bavuga ati abantu bari abaguze babaye inyenzi, nabo mubasobanurira neza ko abantu bariho mu Rwanda, abayobozi ari abantu muzi b'Abanyarwanda batazabaryamira mugiye. Donc niba ari Abanyarwanda muzi mwiganye, ntabwo mwamenye gusa ni Abanyarwanda cyangwa se ni Abaganda cyangwa se ni Abatutsi gusa, nicyo nshaka kumenya muzasobanurira abantu. Reka musubize ko murakoze cyane. Ndagira ngo musubize gato kuri umuhungu, pardon, ndavuze muri umuhungu kandi ntabwo nzi nusa yawe, Kayijuka. Ndagira ngo ubwire kugusubiza nubona guha nk'ingero, kuko uri kwibaza niba nk'abayobozi bahari mu Rwanda niba ari Abatutsi gusa, kuko wenda uvuga uti Abatutsi, je sais pas ukuntu wenda wabivuze no kuntu abitekereje, uvuga uti ni Inkotanyi, ese nibo bonyine bategeka gusa. Nk'urugero naguha rwihuse, hano muri sale dufite umuyobozi uhari, Nduhungirehe, ndamubona hano. Tugiye mu bya kera tutakivuga ubu ngubu, nshobora kuba nibeshya ariko wenda yanyomoza, ariko nzi ko ari Umuhutu. Tugiye mu bya kera tubivuze gutyo, nzi ko ari Umuhutu kandi n'umuyobozi akora muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Naguha umuyobozi wagiye ejo bundi Premier Ministre no mu Majyaruguru, niyo wabo Alphonse. Hari ambasaderi Rugira uri Kinshasa, hari n'abandi benshi. Ni ukwereka ko mu Rwanda ni competence, iyo ufite ubushobozi baguha akazi, batakaguhaye kubera ko uri Umuhutu cyangwa uri Umututsi, kubera ko ubishoboye ubufitiye ubushobozi bakaguha akazi. Murakoze icyo kibazo. Reka dufate ikindi muri sale, ndumva cyashubijwe bihagije. Hari undi ufite ikibazo, hari Rutagwera wageze gutera urutoki. Ikintu nahoze ntekereza kuba navuga ni uko justement napuya en fait ndunga mu byo bavugaga kenshi heza image zifatwa, kuko iyo programme ya Ngwino Ndebe ijya muri